kuba wemera Imana, ikindi kandi ukaba unizera ko iriho, byumvikane neza ko na Satani ariho. Mu by'ukuri ntawajya haranguye ihandagaza avuga ko yabonanye na Satani mbona nkubone. Gusa hari ibimenyetso byinshi biduhamiriza ko Imana iriho kandi ikora, ndetse na Satani yewe akaba ariho kandi akaba akora. Illuminati. Ntekereza ko niba ukurikiranira hafi by'imbuga nkoranyambaga atari ubwa mbere wumvishije iri jambo Illuminati. Uyu ni umuryango w'ibanga utavugwaho rumwe n'abatuye isi, bitewe n'uko benshi mu bakomeye kandi bafatira imyanzuro isi bose bawubarizwamo. Twavuga abanyapolitike, ibigo by'imari bikomeye, abahagarariye insengero ndetse n'amadini n'amatorero. Noneho byagera mu myidagaduro ho Illuminati karambura umusambi karambye. Mu by'ukuri izi mbaraga ndetse n'ubushobozi Illuminati ikoresha izikura he? Kubera iki Illuminati yibanze cyane mu myidagaduro kuruta ahandi hose? Kubera iki umuntu wese ugize intambwe atera muri ibyo byiciro byose namaze kuvuga bwa mbere asabwa kujya muri Illuminati, atayijyamo kariyeri y'igahirima? Muri iki kiganiro tugiye kwibanda ku byamamare mukunda mutari bake nyamara bibarizwa muri uyu muryango wa Illuminati. Turajya tuvuga izina ry'icyo cyamamare, tuvuge n'ibihamya bifatika byemeza neza ko icyo cyamamare kiri muri Illuminati. Nubwo byinshi ari byo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko turi buze kuza kureba niba no mu Rwanda hari icyamamare kibarizwa muri uyu muryango wa Illuminati cyangwa se no muri East Africa muri rusange. Icyo mbasaba ni ugukurikirana iki kiganiro, ikindi kandi mukibuka gukora subscribe, like, share na comment. Ni ingenzi cyane kugira ngo muze kurushaho gufasha iyi video kugera ku bantu benshi. Jason Bieber yigeze kujyana ikiganiro n'itangazamakuru ababwira ko ubuzima bayemo nawe ubwo atabwishimiye. Mu magambo yati, ubuzima mbayemo ntabwo mbwishimiye. Tekereza ko kugeza ubu ngubu najya ndyama byibuze ngo ndyama amasaha nk'ay'abandi. Niyo ndyamye mba numva mfite ubwoba, nta mahoro mfite, wagira ngo muri make abantu baba bari kumpiga. Mu by'ukuri hari igihe njya ndyama nkumva mfite ubwoba, umunsi umwe nkumva nzazinduka napfuye. Sinzi impamvu ibintera, gusa mba numva mfite ubwoba. Rimwe na rimwe ari igihe njya ntekereza ko ibi byose nzabihagarika, nkareba ko nakongera kubona amahoro yo mu mutima. Uwa kabiri ni Katy Perry. Uyu Katy Perry nawe ni umuririmbyi hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aririmba injyana ya R&B. Iyo witegereje mu ndirimbo ze ukareba n'ibitaramo yagiye akora, ubona agenda agaragaza ibimenyetso bya Illuminati, ngaho za piramide, ngaho za tiriyango, ijisho ndetse n'ibindi. Ukabona mu mavideo y'indirimbo ze harimo ibintu bimeze nk'uducurama birimo biragenda, byose bigamije kwerekana ko Illuminati ari inyembaraga ndetse no guhamiriza abatuye isi ko Illuminati kiriho naho yigeze ijya. Nubwo benshi bavuga ko Illuminati yasinziriye, uyu muryango wajyanye na nyirawo. Uyu Katy Perry we ntiyatinye no gushimira abayobozi ba Illuminati aribo Beyonce ndetse na Jay-Z, akabashyira mu ndirimbo ye, akabashimira ko bamufashije kugera kuri byinshi kandi bakimufasha. Gatatu, nimvuga Beyonce navuga Jay-Z, wumve zimwe mu nkingi za mwamba za Illuminati, cyane ko ari n'umugore n'umugabo bafite inshingano zikomeye zo kureberera abahanzi bose ba hano mu isi babarizwa muri uyu muryango wa Illuminati. Nk'ibisanzwe mu ndirimbo zabo bagomba kugaragaramo ibirango bya Illuminati nk'umusaraba ucuritse, piramide, abantu bameze nk'uducurama ndetse na ririya jisho rigaragaza ko aho waba uri hose Illuminati kureba. Undi muhanzi ni Rihanna. Mu by'ukuri Rihanna nawe abarizwa muri uyu muryango wa Illuminati, kuko nk'iyo witegereje nk'amavideo y'ibihangano bye, ibitaramo agenda akora, ubona ko ibimenyetso byose bya Illuminati bigenda birushaho kugenda byiganza kurusha ibindi bintu byose yakoresheje. Ibyo rero benshi bakabishingiraho bavuga ko Rihanna nawe ashobora kuba abarizwa muri uyu muryango wa Illuminati. Si ibyo gusa, kuko Rihanna nawe ashobora kuba afite inshingano muri uyu muryango wa Illuminati, kuko urebye uburyo akorana bya hafi n'abayobozi ba Illuminati na Michelle Lame, Jay-Z, Beyonce ndetse n'abandi. Wabishingiraho uvuga ko Rihanna nawe ari mu bayobozi ba Illuminati. Noneho rero reka turebe impamvu aba bahanzi bose bajya muri Illuminati. Nyuma yabyo turakurikizaho abahanzi bo muri East Africa cyangwa se abahanzi ba hano muri Afurika nabo babarizwa muri Illuminati. Ubundi nk'uko natangiye mbibabwira, iyi si nta muntu uyiyoboye. Illuminati ni umwe mu miryango iyoboye isi, nyamara mu buryo utapfa kumenya. Ba nyirawo cyangwa se abawukuriye ntibashaka ko ari amakuru ajya hanze ku byabo, ibintu byabo byose babikora mu ibanga, ahubwo bakabyitirira abatuye isi, maze twebwe twabona nk'umuntu akoze ikintu tukavuga ngo uriya muntu ni umusazi, nyamara icyo tuba tutazi nawe ubwe naba ari we. Ku bahanzi icyo Illuminati bamariye, kujya muri Illuminati bivuze ubwamamare. Ukijya muri Illuminati, kubera ko n'ubundi uyu muryango ukorana n'imbaraga z'ikuzimu hafi, bashaka uburyo ki ibikorwa byawe byamamaza bikagera kuri benshi, ikindi kandi mu buryo buri involuntary utapfa kumenya, ukabona abantu baragukunze ukibaza uko bigenze. Gusa nubwo bimeze bityo, iyi Illuminati nayo kuyijyamo si ikintu cyoroshye. Iyo atari bo bakwisabiye kwinjira muri uyu muryango wa Illuminati, bigusaba gutanga ibitambo ndetse n'ibindi by'ubusa kugira ngo winjire muri uyu muryango wa Illuminati. Ariko nubwo babikwisabira, nabwo ugomba gutanga ibitambo, bikajyanirana no kubaho nta mahoro gusa ufite ubwamamare. Reka tugaruke ku bahanzi bo muri Afurika bivugwa ko bari muri Illuminati.
uwa mbere ni Diamond Platinum. Uyu Diamond Platinum nk'uko bimaze igihe biri kuvugwa ku mbuga nkoranyambaga ko ubu bwamamare ndetse n'ubusitari tumubonana atari ibye ahubwo ari imbaraga z'ikuzimu. Gusa uyu Diamond Platinum we ntabwo ari muri Illuminati nk'uko benshi babivuga, ahubwo ngo afite umupfumu kabishungu bita Chamlas. Diamond Platinum mbere yuko asohora indirimbo aba agomba kubanza akajya kuyumvisha uyu mupfumu we Chamlas, yamubwira ko ayisohora, ubwo Diamond Platinum aba agomba gusohora iyi ndirimbo kuko ibizaba hit song. Ntabwo ibya Diamond Platinum n'uyu mupfumu twabyinjiramo ngo tuzawuve, ahubwo reka dukomeze ku muhanzi wa kabiri wo muri Afurika. Mu Rwanda ho hamaze igihe hari gutrending inkuru za Bruce Melody, abantu benshi bibaza kuri intro akoresha mu bitaramo yagiye akora ahantu henshi hagiye hatandukanye, yaba The New Year, The Groove, Summer Country Tour ndetse na Iwacu na Muzika Festival yabereye i Karongi. Wabonaga ko art yakoresheje muri iyi intro ye yajyaga gusa nka art zo muri Illuminati. Ngaho amafoto y'abantu bari kuzamuka mu irimbi bikoreye imisaraba, indirimbo za gakondo, wumva umuntu ari kuririmba. Benshi banavuze ko izi ndirimbo ngo zakoreshwaga igihe abantu babaga bari kubandwa, byose bakabishingiraho ndetse n'ubwamamare bwa Bruce Melody kuri ubu ngubu, bagahita bavuga ko Bruce Melody nawe aba muri Illuminati. Undi musitari mu Rwanda bavuga ko ari muri Illuminati bamwita Uwizeyimana Marco cyangwa se Rocky Kimomo. Impamvu benshi ku mbuga nkoranyambaga bakomeje kuvuga ko Rocky Kimomo yagiye muri Illuminati nuko mu minsi yashize hagaragaye amafoto Rocky Kimomo yagiye gusura muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akajya na Hollywood aho yagiye ahurirayo n'abastari bagiye batandukanye, aho yanahuriyeho n'uyu nguyu Michael Lame cyangwa se Michel Lame, bakifotozanya amafoto. Ikirenzeho noneho uyu Michel Lame agafollowinga Rocky Kimomo. Ntabwo uri kubyumva neza, ushobora kugira ngo uyu Michel Lame ni umuntu woroshye cyangwa se ni umuntu w'agafuka imvugo rimwe. Uyu mugore niwe uragurira Hollywood yose. Ni ukuvuga ngo Hollywood mbere yuko basohora filimi baba bagomba kubanza bakamugisha inama, bakamwumvisha n'igitekerezo cy'iyo filimi, yayikunda akabanza akajya kubaza abakuru, ubundi akaza akemeza ko iyo filimi ikinwa cyangwa se n'ikinwe. Benshi batanga ubuhamya bakavuga ko uyu Michel Lame akorana bya hafi n'imbaraga z'imyuka mibi, ngo cyane ko yaramutse akwegereye cyangwa se mugahura mukagirana ikiganiro mu buryo bumwe cyangwa ubundi, uba ugomba kuza kwibonaho impinduka. Oyada, ibya Michel Lame ntabwo uri kubyumva neza. Michel Lame yagiye mu birori n'abandi bastari bagiye batandukanye, byari ibirori by'amasabukuru, ahurirayo na Rihanna aramukandagira, Michel Lame amukubita urushyi rwo kwitama, nyamara ibyo byose bisiga ubusa. Ubwo rero kuba Rocky yaragaragara ari kumwe n'uyu Michel Lame ndetse bakagirana n'amafoto, Michel Lame akanamufollowinga ku rubuga rwe rwa Instagram, byahise bituma abantu benshi bibaza niba Rocky yagiye muri Illuminati, cyane ko uyu nguyu nawe ari umwe mu bamembure ba Illuminati, yewe akaba ari n'umuyobozi. Uyu mugore uramutse umwitegereje wabona ko ibyo biteye ubwoba. Ni umugore ugaragara yambaye imyenda ifite amababa nk'ay'uducurama, inkweto zihagaze, kandi nyamara ari umukecuru w'imyaka nka 85. Naha nsoreje iki kiganiro, niba wabanye natwe kugera kuri uyu munota ndagushimiye.